Yesu ashimwe, mwaramutse neza. Icyumweru gishyashya kandi cyiza kuri buri muntu wese uteze amatwi, wakabaye kuba wazindutse ugashima Imana ko icyumweru gishyashya ugihawe kandi ko ugiye kugitangira neza. Kirabwa Imana iguha imbaraga zo gukora neza, success n'umugisha muri kino cyumweru, ariko muhumure muzabihabwa. Urugendo Imana yatangiye ni nayo izarusoza muri twebwe, cyane cyane ko Imana idufashe ukuboko imbere n'inyuma. Ndabashimiye rero kuri byose, Imana ibaha umugisha. Nizere ko ejo twashobojwe twese kujya mu ngoro ya data. Nanjye nagiyeyo, ndashima Imana cyane. Umwigisha yatwigishije icyigisho akajya atubwira ngo twasomye hehe, kugira ngo arebe ko tubyibuka. Yari amaze kutwigisha icyigisho kivuga imbuto zaguye ku kara, izindi zikagwa mu mahwa, izindi zikagwa mu mabuye, izindi zikagwa mu butaka bwiza. Ariko izo zo mu butaka bwiza hanze havuga ngo zashobojwe kubaho bitewe no kwihangana. Urumva rero ko inyigisho tuzibuka. Arangije akajya atubwira ijambo akatubwira ati ndaje mwese ngiraho mba plus, buri wese amenya aho aherereye. Ngo n'izindi zigwa harya ngo mu mahwa, zimwe zivuga ngo amaganya y'isi yaza ugahita wibagirwa ijambo ry'Imana. Yaravuze rero ati ndaje mbereka aho buri wese aherereye. Numva aho mperereye pe, ndavuga Mana nshoboze kubaho ndi ubutaka bwiza ubasha kwihangana. Kuko hari ukuntu ikigeragezo cyiza ukavuga uti ariko Imana irihe, ukibagirwa ya Mana. Ikigeragezo gishobora kuza ejo, nako gishobora kuza uyu munsi, ejo hari igitangaza gikomeye Imana yakoze, ugahita wibagirwa neza ko ejo Imana yakoze igitangaza. Ikizashoboza abantu rero kumva ni ukumva ijambo ry'Imana bakaryizera bakanihangana. Ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ngo kuko utizera atanezeza iki? Atanezeza Imana. Mwaramutse rero. Imana yo mu ijuru ishimwe ku bwanyu. Reka dushime Imana. Mwami Yesu Kristo, twongeye kuzamura ijwi ryacu n'umutima wacu wose, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ineza yawe, tugushimira ko wongeye kuduha ikindi gitondo cyiza cy'umugisha cyo kugushimira, cyo kukuramya no kugusingiza, kandi no gukora imirimo myiza waturemeye muri Yesu Kristo no kutunezererwa. Turabigushimiye Mwami, ushime kandi uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kandi cyane ko iki cyumweru gitambutse cyatambutse neza, wongeye kuduha ikindi, kandi tugushimiye Mwami ko hari ibyiza ugiye kuduhamo. Tugushimiye ko hari ibyiza waturemeyemo. Kenshi mu gihe gitambutse twajyaga twumva ngo Imana izakora ibi, izakora ibi, nzabakorera ibi, nzabakorera ibi. Ahari Mwami igihe cyo kubikora kirageze. Iyo igihe kigenda kiza, nubwo harimo abababara ko imyaka igenda ibatwara, ariko tuba dusingira ibyiza Imana yatuvuzeho. Turagushimiye. Ushime kandi uhabwe icyubahiro. Ushime Mwami kubw'imbaraga ugiye kuduha muri kino cyumweru. Ushime kubw'imigisha. Ushime kubwo kugukorera. Ushime kubwo Mwami kurwanya Satani n'ingabo ze n'imirimo ye dukoreshejwe nawe. Turagushimiye muri byose, kandi ushime kubyo Mwami uri kudukorera byiza, kutubohora, kudukiza, kwigaragaza mu buzima bwacu, kuduhindurira amateka no kuduhindurira izina. Urakoze Mwami kubikoze, kandi ushime kuri byose. Amena. Iyo igihe cyo gusubizwa gitinze aba ari ikimenyetso cyo kurama. Buriya abapfumu nta kindi bakora, umupfumu ujya kumureba, swati ashobora kugutuma ubuzima bw'umuntu, nta makuru ahagije mbifiteho, ariko according ya experience y'ibyo ngenda numva, ashobora kugutuma ugenda umuha umuntu ubuzima bwe, hanyuma umugisha w'uwo muntu akaba ari we aguha. Niyo mpamvu usanga bakunda gutanga abana bari innocent, sibyo? Ko baba bafite
igihe cyo kubaho kandi bagifite n'ubwiza nta byaha barakora, cyangwa se agakurura imyaka yawe akayigiza hino, ibyo wari kuzabona mu myaka 10 izaza ukayibona ubu ngubu. Niyo mpamvu ujya kumva ukumva hari abantu bari celebre agejeje imyaka ye yose bakuruye, umunsi wa nyuma agahita apfa, kumva ngo yishwe n'umutima. So rero igihe cyose Imana itubwiye ati nzakora iki n'iki, kiba ari ikimenyetso cyo kurama. Kandi ikintu Imana ikunze kuvuga ikakibwira abahanuzi, ikakikubwira mu nzozi, naho warwara, naho wakora agisida, naho wakora iki, uhora umutima wakubwira ati ariko navuganye n'Imana, mfite rya jambo ryagize gute, ryahanuwe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyiza cyane, turi kuvuga ku mategeko y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo yose twayavuzeho, ariko kandi twahita dushimiye abantu Imana ikomeje kutwongera. Iyo iravanga umunsi ku wundi Uwiteka akatwongerera abakizwa. Ntabwo ari uko baza badakijijwe, baza bakijijwe, ariko ni igihe cyiza cyo kugenda bera twishyira hamwe. Imana ibaha umugisha kandi tubahaye ikaze. Muri ino minsi itambutse hinjiye abantu bagera muri 3. Abantu 3 ni benshi cyane, sibyo? Abantu 3 ni benshi, turabashimiye. So navugaga rero dutangira aya mategeko ya Yesu Kristo, ntabwo gahunda ari ukuyavuga yose. Gahunda ni ukuvuga amwe kugira ngo tugende twibukiranya ibyo Yesu Kristo yagiye atubwira. Hanyuma utarayumvishe, hano muri WhatsApp harimo audio 30, utarayumvishe yatubwira tukayamusharinga abishaka kuyumva, cyangwa se akajya kuri Facebook cyangwa YouTube, hose arahari. Ikigorana nuko nyine ijwi ryanjye riba riri hasi gusa, ariko umunsi w'Imana izabigenza neza haboneka ibikwiriye. So turakomeje rero, tugeze ku itegeko rya 30, ari naryo twifuje kurusorezaho, mbararikira ngira ngo mbasengera nananginga Imana ngo ibahe inyota yo gusoma ibyo Yesu Kristo yagiye avuga. Mu evanjiri ya Jésus-Christ dukura turi abana, dukurira mu bakatolike, bayadusubiramo, bayatubwira, tuyakina mu mupira, tuyateramo inkuru, ariko igihe iyo umaze gukura uba ukeneye kumva ibyo bintu, ayo makuru meza, ukumva ko ibyo bakubwiraga ari ukuri. Mu evanjiri de Jésus-Christ rero twarayavuze, dutandukanya amategeko ya Yesu n'aya Mose. Tuvuga ko amategeko ya Mose yari amategeko y'ibivume, y'urupfu, yashyiriweho abantu batumva, ariko amategeko ya Yesu ari amategeko y'ubuntu, y'ubugwaneza. So hari umuntu arimo asobanurira ubuntu, ejo turaganiraho gato, ndangije ndamubwira nti ngewe ukuntu ubuntu mbwumva ni nka gutya, mumwereka umwana wanjye, ndamubwira niba mwana buriya kuri ameze akora amakosa menshi, akora amakosa, akora amafuti, rimwe nkamukubita, ubundi ngaseka nkihanganira amakosa ye, ubundi mbese nuko nkatwikira, akaza yuzuye ibitaka akandyamaho nkamuterura, akaza akambwira utuntu tw'utugoryi nkamwihanganira. No ku Mana nuko, ubuntu nuko bumeze. Umwami Imana adutunze gutyo kuko yatubyaye, kuko turi abana be, twaramwakiriye, twakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, duhita duhinduka abana b'Imana, ku buryo ibintu byose Yesu umwami Imana abibonera mu bintu bibiri. Abibonera kuko twabaye abana be. Iyo ugize ikintu ukora cy'indengakamere, iyo amanutse ku gahanga asanga amaraso ya Kristo, agahita abona n'akamero kuko uri umwana we, sibyo? Ubuntu ni icyo ngicyo, ariko ubuntu ntabwo budusunikira mu byaha. Ubuntu ntabwo butubwira ngo ubwo ubuntu bwaje ngo dukore ibyaha. Noneho icyo gihe naramubwiraga nti hari abantu, ngewe niko ntekereza, ndivuga ngewe, ntibadakwiriye gukora ibyaha, batagendera mu mategeko, ariko badakwiye no kugira ikintu bakora. Ndamubwira nti ngewe iyo ngize ikintu nkora kitari cyiza, Imana ihita impana, ntabwo inyica, irampana nkabibona ko yambwiye ngo wowe. Mpita nibuka ijambo papa yajyaga akunda kubwira musaza wacu, yajyaga amubwira ngo iga uzarere barumuna bawe, kora ibi, ba responsible, uzite kuri barumuna bawe. So iyo Imana yakugize umuntu uri representing abandi, uhagararira abandi, ubuntu buragukorera, ariko ikakugiraho igitsure, ku buryo ikintu cyose wakora ntabwo ikwica, ntigukomeretse, ariko iraguhana. None icyo kintu ukavamo ukizibukiye neza, ku buryo ejo
nigihura n'ivanjiri igahura n'ubuntu n'umwuka we uzaba uzi neza icyo ari cyo, sibyo? None se kambabazi, ba Mose ntibari barakijijwe ku bw'ubuntu, ariko Mose ku bw'umujinya we Imana yaramubwiye ati reba kiriya gihugu neza ukitegereza, ariko ntuzakinjiramo. Kandi bari bafite ki? Ubuntu. Mose ntiyari munsi y'amategeko, bariya bari babandi ngo hahirwe Uwiteka Imana yababara, ngo ibyaha bye bikagera gute? Bigatwikirwa kandi bikibagirana burundu. Ariko kuko yamanutse agakubita ibisate by'amabuye hasi, Uwiteka aramubwira ati uwo mujinya ugize, oya aho ni ahambere, aha kabiri ni ahantu yakubise inkoni ku rutare. Aramubwira ati uwo mujinya umeze gutyo ntuzawinjirana mu ki? Mu buruhukiro bwanjye. Ati igihugu cyitegereze neza, utangire utoze Yosuwa mwene Nuni agusimbure. Yari yatangiye kuvuga ngo nta bandi bahanuzi, yatangiye kugira umwuka wo kwibona. Uwiteka aramubwira ati reka data, mfite 7,000 bitarapfukamira Bayali, ati ahubwo ujya kureba Elisha mwene kanaka umwigishe, agiye kugusimbura. So rero ndagira ngo mbabwire ngo amategeko Kristo yaravuze ngo ntiyaje kuyakuraho, mu mategeko twavuze naryo ririmo. Ntabwo tubaho ku mategeko atubwira ngo nukora iki urahita upfa, ahubwo tuba mu mategeko aba mu mitima yacu, yavuye ku bisate by'amabuye ya Mose yazanye akandikwa mu mitima yacu. Ntabwo rero dushobora gukora ibyaha ngo nuko turi mu buntu, sibyo? Ntabwo dushobora gukora ibyaha ngo ubuntu butubaho. Ariko ngiye kubaha example imwe. Umuntu yambaye ikanzu y'umweru, dufate iranje. Umuntu murabona abantu bavutse kera batigeze bakoresha pampegisi, ko bakoreshaga amaranje. Uwayazanaga asa n'umweru ukayinezererwa guhora yambika, kubona uyifata ikiri nshyashya. Ariko uko wagendaga uyimesa yandura uyimesa, yageraga ikaba iki? Igasa nabi, ugasanga yabaye nk'ikivuvu cyangwa ugasanga yabaye umuhondo. Natwe rero kuba dufite agakiza ntabwo bivuga ko tugomba kugira gute? Kwivuruguta. Pawulo avuga ngo none se kuko turi mu buntu ngo dukomeze ducumure kugira ngo ubuntu busage? Ikintu gisazuza ukuntu kiba kimeze, fata amazi uyasuke mu gikombe yuzure. Ngo noneho kuko amazi ari ubuntu, amazi wayavomye kuri robine cyangwa wayavanye mu kiyaga, ukomeze uyasuke mu gikombe ngo nuko wayaboneye ubuntu? Ntabwo bugomba gusaga ngo bumeneke hasi. Turabizi ko turi abanyantege nke, aho intege nke zacu zirimo imbaraga z'Imana ziri, ariko tube n'abana bumvira. Kubera ko ibi byaha byo rero ni na bibi, bigira ingaruka. Iyo ubikoze ugira ingaruka, waba ukijijwe waba udakijijwe, waba uri mu buntu waba utaburimo, ibyaha bigira ingaruka. Twavugaga rero ku mategeko ya Yesu Kristo, tuvuze ku mategeko ya Mose, tuvuga itandukaniro. Mbabwira ko ibyo kwizera byaje Mose ataraza, byaje ku bwa Aburahamu. Noneho kandi icyo gihe nta mategeko na make yari ahari, habagaho kwizera umwami Imana, ibintu bikagenda neza. Ariko nyuma yaho amategeko yaje kugira ngo Abisirayeli bajye ku murongo, bari barananiranye. Imana ibashyiraho amategeko. Niyo mpamvu amategeko atigeze abasha kubabarira ibyaha ngo byibagirane. Yesaya mu gice cya 6, ngo ubwo umwami Yesuwa yitwa nde yapfuye, ngo Yesaya yabonye Imana, ngo abona abakerubi baraje bamuhagaze imbere. Ngo umwami Yesu abwira Uwiteka abwira umwe ngo manuka umukozi ikara ku munwa. Bibiliya iravuga ngo nuko ahita ababarirwa ibyaha burundu. Ibyaha bye byari byaragize gute? Bivuga ngo hari ukuntu njya ngenda mbona ko hari ukuntu kugira ukorera Imana ugomba kuba wejejwe ukuntu. Iby'Imana ntabwo bigira gute? Bihabwa imbwa. Ntabwo bihabwa imbwa, habaho kwezwa. Niyo mpamvu udashobora kwivuruguta ngo ni ukuri mu buntu, sibyo? Niba ushaka gusobanukirwa ubuntu umwami Imana yatanze, uzasome ijambo ry'Imana, ugende urisoma uryumva, umwuka arazakugendera gusobanurira. Ngo Uwiteka Nyiringabo arera. Dukomeze ku gice cya kangahera, umwaka w'umwami Uziya yatanzemo.
nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwiriye urusengero, abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa atandatu, abiri yayatwikirizaga mu maso he, yandi yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera arera, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro y'intebe n'umuryango. 5. Maze ndavuga nti, ni ukuri mbonye ishyano, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye. Iyo umwami Yesu Kristo yakuziye, wagize ikawunta, uhita wireba muri miruwari, ntabwo bikuvuna. Niyo mpamvu bavuga ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Yahise yibona ko yanduye, ngo kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rikoze ku munwa, gukiranirwa kwawe, urabyumva, ukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde? Yahise agira awakening, niko babyita mu Cyongereza, yahise yumva umwuka we ubaye mushyashya. Niho yahise avuga ati, untuma mwami. Kandi imbere umwami Uziya ahari, yari umuntu ufite iby'Imana ariko ubifata nk'aho biri aho ngaho. Umwami Uziya yari amukingiye niwe wamufasha kubimukorera, sibyo? Icyo gihe rero twaje kumva ko amategeko ya Yesu atandukanye n'aya Mose. Muzasubire inyuma muyarebe. Itegeko rero tugiye kureba ni itegeko ryitwa Holy Communion. Holy Communion ni ipfundo ry'agakiza kacu. Holy Communion ni ifunguro ryera. Ni ifunguro ryera, ni amaraso ya Kristo n'umubiri wa Kristo, ni umubiri washenjaguwe, wakubiswe ukababara. Some Yesaya 53 ukuntu Yesu yakubiswe. Yesaya ari kubireba, yabibonaga mu myaka 100 n'ukurikije igihe byari kuzabera. Yarabirebaga akavuga ngo, Mana we, ngo mbega umuntu wakubiswe, ngo twatekereje ko ari Uwiteka Imana yamukubise. Mwabyumvise byandi nababwiye, iyo Uwiteka ashaka kugukuramo ikintu kizima aragushenjagura. Aragushenjagura. Umwami Yesu ngo yarakubiswe kugeza aho yavuze ngo iki gikombe ntikince imbere, kubera ko yari amaze kugira gute kubabara cyane. Ngo twaramurebye ngo dutekereza ko ari Imana yamukubise, kuko babonye nta mwana w'umuntu wamukubita gutyo. So ifunguro ryera rero Yesu yaravuze ngo, uko murirya mujye munyibuka, uko murirya mujye munyibuka, uko murirya. Ndabikunda. Muri Eglise Catholique barirya buri munsi, nanjye yaba nabonagaho najya ndirya buri munsi naba ngize umugisha. Kuko ririmo byinshi, ririmo ibanga ry'ubuzima bukomeye. Ibi byo byacu byo mu rakore turirya rimwe mu kwezi, mu mezi 6, mu mezi angahe. Ni ukuri habonetse ahantu bishobora kuba bajya barirya buri munsi najya ntondayo. Ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, nimwere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya. Ni isezerano rishya ubugiranye na Kristo, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto y'imizabibu, mpereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Sibyo? So umubiri, ikimenyetso cy'ifunguro ryera ni ikimenyetso kigaragaza ko umubiri wa Kristo washenjaguwe. Hari icyanditswe kiri mu Bagalatiya kivuga ngo, nataza avuga ko yapfuye, akazuka, agakubitwa, akabambwa, akajya ku musaraba, uwo ntimuzamwemere. Indirimbo ya ba Daniel ivuga ngo, nizera ko wambaye umubiri, nizeye na wa musaraba, jambo ry'Imana urupfu rubi, ntiwatinda mumva, maze urazuka, byose ku bwanjye. Pawulo arabwira Abagalatiya ngo, uzaza atavuga ibyo
ntimuzamwemere, kuko niryo pfundo ry'agakiza kacu. Yesu Kristo yarababajwe, Yesu Kristo yarakubiswe, Yesu Kristo yarapfuye, yaratanze, Yesu Kristo yagiye ku musaraba, yamazeyo iminsi 3, Yesu Kristo yarazutse. Iryo ni ipfundo ry'agakiza. Hano rero ngabaha ku mubiri we, kuko yari azi ko umubiri we ari we tugiye gukirizwamo ibyaha. Niho yari azi ko agiye gutangiramo iminyago y'agakiza. So uyu mubiri rero ni umubiri utwereka ikimenyetso cy'umubiri wa Kristo washenjaguwe, ugakubitwa, amaraso akameneka. Niyo mpamvu ubona iyo bagiye gutanga turiya tuntu baducamo uduce dutoya, ni umubiri wa Kristo washenjaguwe. Kandi ni urupfu rwa Kristo, ni urupfu rwa Kristo tubwira ko Yesu Kristo, ni ikimenyetso kitubwira ko Yesu Kristo azagaruka. Kandi ni ikimenyetso kitwibutsa ko Yesu yapfuye akazuka. Icya mbere atwibutsa ko yapfuye akazuka, icya kabiri ni ikimenyetso kitwereka ko azagaruka, ko yasize avuze ngo kandi sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntari nicara n'umugeni wanjye. So ni ikimenyetso kandi cy'isezerano, kuko yatubwiye ngo unywa kuri byo agira ikimenyetso cy'isezerano rishyashya. Ni ukuvuga ngo iyo tunywa buri munsi turya umubiri wa Kristo tukanywa amaraso, turenuvera tujuru isezerano dufitanye nawe. Iyi si yacu ukuntu iteye n'umubiri wacu ukuntu uteye, biroroshye kwibagirwa isezerano, biroroshye kwibagirwa isezerano. So rero niba abana b'intama barakijije Abisirayeli ku bw'amaraso yabo, ngaho tekereza umwana w'intama uruta abandi, ari we Yesu Kristo. Amaraso ye ni amaraso adasaza. Niyo mpamvu Yohani yavuze ngo bana bato, ngo dufite umurengezi, ngo naho twacumura, ngo dufite amaraso adasaza, dufite ikigega cy'amaraso duhora tujyamo tukijandika, tukongera tukabamba bashyashya, dufite amaraso twiyaturaho, dufite ifunguro tubasha kurya tukongera tugahinduka bashyashya, sibyo? So pasika rero nicyo ivuga. Pasika ivuga pasika y'Abayisiraheli yabambukije ku bw'amaraso y'abana b'intama. Hari na pasika y'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uko tuzajya turya umugati tukanywa amaraso, tuba twibuka ikimenyetso cy'urupfu rwa Yesu Kristo, tuba twibuka pasika. So rero iki ni ikintu Yesu Kristo yatubwiye ngo uko tuzajya tugikora tujye tumwibuka. Hari icyo Pawulo abivugaho mu Bakorinto igice cya 11, abivugaho kandi cyane kandi neza abivugaho kandi cyane kandi neza. Aravuga ngo mu gice cya Abakorinto ba mbere 11:26, abanza kuvuga uko agishimira ngo nuko dore ko 23 ngo nuko icyo gihe nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Ni igikombe akigenza atyo, bamaze kukirya ati, iki ni igikombe, ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munywera kuri munywera kugira ngo munyibuke. So ndagira ngo mbibutse ko iri funguro igihe cyose baritanze utegetse kurinywa, utegetse kurifata, nta excuse imbere y'Imana, utegetswe kugira gute? Kurifata. Nguko muzajya murya kuri 26 uyu mutsima, mukanywera kuri icyo gikombe. Impamvu aka kantu ngashyizemo ni uko nzi ko hari umuntu ushobora kumara umwaka atariye n'ifunguro. Birashoboka, akaba ari aho yarakijijwe ajya gusenga, ariko umunsi barifungura ugasanga yasibye, umwaka ugashira atariye ku ifunguro. Nguko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo icya mbere, kugeza aho azazira, ko azagaruka. Nicyo gituma umuntu wese uzajya urya umutsima w'umwami wacu cyangwa anywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagirwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe ipfundo ry'isezerano. Nuko umuntu niyinire, Pawulo arabivuga, niyinire nasubira inyuma, yiyeze,
yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ubona abantu benshi bagiye kugifata babanza kwiyeza, kuba mana amaraso n'amazi byavuye ku musaraba byoza ururimi rwanjye, umutima n'umubiri, na bya bindi byose ubwira Imana ngo imbabazi zawe zimbeho. Hari ubwo umuntu atekereza ko aba atarababariwe, ni ukuri twarababariwe, ariko ni ugukora atansiyo mbere yo kurya kino gikombe, ntabwo ari ugupfa kwishora, sibyo? Hanyuma ngo ni uko umuntu kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye ku kwishyiraho gucirwaho iteka. Uba wishyiraho gucirwaho iteka, nicyo kintu kiba kikubayeho, ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke. Ugasanga harimo abantu barwaragurika, barababara, kandi murabizi ko ni ikimenyetso kirenuvera isezerano rya Yesu Kristo. Iyo ukirirya bwa mbere uba ugiranye isezerano nawe, ariko iyo ukomeza urya ugenda ugirana isezerano, ugenda ugira amagara mazima, niyo mpamvu indwara zijya kure. Ariko iyo waririye ukarinywa wifitiye za katemba muri wowe biba ari ibibazo. Muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragurika, Bibiliya niko ivuga, ntabwo ndi kubihimba ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragurika, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza. Tubanje kwisuzugura ntabwo twagirwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Iyo duciriweho urubanza, ibi bintu by'ubwami rero harimo gukora atansiyo ku tuntu twinshi, tukagira ubwenge no kuba wise no gufungura amaso. Iryo ni itegeko rero rya 30 twize ku mategeko atandukanye: kwakira agakiza, born again, tuvuga iby'urukundo, tuvuga ibyo gufashanya, tuvuga iby'umubatizo w'umwuka wera, tuvuga iby'umubatizo wo mu mazi. Twavuze ibintu byinshi Yesu Kristo yagiye avuga. Muzihangane mubyumve cyangwa se mufate Bibiliya musome. Reka dusenge. Mwami Yesu ushimwe ko wadushoboje muri iyi minsi 30 kumva ibyawe. Reka uduhe kubyuza, uduhe no kubimedita, kandi bibe ubuzima muri twebwe, kugira ngo Mwami tubashe gukandagira mu kirenge cyawe. Urakoze kandi tukuragije, tunagushimiye kuko iki cyumweru gishyashya uduhaye turakigutuye Mwami. We surrender everything to you. Tuguhaye imitima yacu, imibiri yacu, tuguhaye imitekerereze, tuguhaye imikorere, tuguhaye imiryango yacu, tuguhaye ibyo dukora, ngo tuyoborwe nawe. Uringaniza ahataringaniye, udutegurire imitego, ahubwo Mwami uduhe gukora neza no gukora muri excellence n'umunezero cyane, twuzuzeho favor yawe n'ubwiza bwawe mu byo dukora. Kandi Mwami uduhe kuba abambasaderi bawe aho duhagaze kuri buri musozi, mu izina rya Yesu Kristo. Ntitugire isoni ryo kugira gute, ryo kwamamaza izina ryawe. Urakoze kubyumvishe kandi kubikoze neza no kugirirwa nawe bibe kuri buri wese. Amena. Umunsi mwiza, icyumweru gishyashya cyiza.